Ni karibu. Murakoze cyane muvandimwe Elia. Mwishyire mwizane. Bese mwisange. Nimugire ikibazo cy'uko musanze hateguye. Yego. Kubera ko muri abashyitsi beza ndetse bimena nubaha. Niyo mpamvu nabiteguye kare. Yego. Ariko ntubitindeho cyane. Sibyo? Yego. Wenda yuko udasanze n'icyo kunywa kihateretse. Nabanje kugira ngo navuze ni urabona bagendanye muryango n'abana kugira ngo bataza kubanza bica isari kugira ngo bataza gusinzira. Donc ibindi by'abana burya ntabwo nibazane se Martin ko muzi atajya yigora atajya agwirinda n'umugara menyereye ahubwo bya kinyarwanda bonye ibyaza kutubumbara hanyuma rero muvandimwe maze iminsi nameze neza ariko narabikubwiye abana twaba turya ikibazo cy'acyo twara hanyuma rero ndavuga nti ibyiza ari kuzamakanya tuganira umuhungu aranzengereje icyifuzo cye cyabaye itegeko narebye ni se bareke bishyingire mbona biragoye kavuga ni mu ako bagwaye byinshi kandi bingi What be this? Jesus. Ukora mushiki wawe ariko ni musaza wanjye ariko mumureke iri rerate none se urabona duteranyijwe nawe ese wagiye gushaka kifite n'agatwari nimbe bimbabaza ubundi uravuga ngo mwihorera byimenyera gutegereza Martin kugira ngo mubone ngora cyane ako madame kubona Martin umwanya byadusabye uzi kubiko watuvuga niba tugize amahirwe rero akaba duhaye akanya wikira reka abantu bakina mu byo bakina muna joro muzansebye abakora bamaze kuhagera cyangwa tugiye guhaguruka tugiye gusaba usange turi kubura ibyo ndakubwiye ngo iki kiri kugishyira hasi muvandimwe rero do bino uko bwansajije no mwarasarirwa mu biryo cyane abagwigubwe b'umwana imbere kubwiraga ahubwo agiye akirikara cyari umwana akeneye uyu muhungu ndibaza naravuze ngo tubareke bishingire mbona sinabishobora ndavuga ni se nindagirane ngora ati bwira muvandimwe wawe Martin muganire biri mu byukuri njyewe cyakora inkwano zarabonetse ariko ntakubeshye ibindi byose bisigaye n'inzu ntabwo iraterwa umucanga mw'indani papa oya gihurire ariko n'ibyo bakora batekereje ariko Regis yabikora hano banze umuntu so wanyu afite ikinyavuka gukubita umuntu ufite ubwanwa akora ibintu nk'iby'umwana utazi ubwanwa papa kajya ntamika ngiye kumutamika ni ikibazo nese ko akuruta iso ugiye kumutamika ukwiye gutamika so muvandimwe rero uyu mwana ndibaza agiye kurongora bitekerejeho ari kundushya ejo urugo ruzahita ruhirima njye nawe tugibwe icyasha nuko abantu batari bitekereza naho ngiye kutashyiraho urumva papa ariko wivuga nawe ciro ry'umugani kira dusangire papa wirakara papa dushara imfura nase ngo barangana bro urakabije nawe akoresha Regis kandi uko nabusubika bagiye unyubahisha Regis uko ngiye kuba ubu nakureze ese papa sara dukina mu kirangira nawe ngiye kubuvamo buno buko n'ubwide w'indwara ariko Regis ufite imyaka ingahe ufite imyaka ingahe 20 ukaba ukitwara nk'umwana ufite 17 ndabona uzi ko uswaye ntuzi ko wowe ariko mu rugo baranetishe ntago ari ikibazo barate niyo mpamvu cirazaho reka mvugire mana we brother wawe umukobwa wawe nawe uko ndebo bose ari bamwe bajya ho kwajya mu ndima ariko ubwo duteza abuzukuru rewe nta gikongo nta nyamagabe byose niki bose habazwa imbaho se dukoze iki niba musaza wakora ikosa nk'iri uzi neza ko tuma ibintu gahunda zo gushyingira zo gukora ubukwe
aho wamucyashye nka musaza nka mushiki we wenda uyu n'umwana buri umukobwa bakiri umwana baracyari ariko ntabwo twarabaje ntabwo wakiri umwana ku buryo yakitwara se nk'uriya mugabo ese dade sinamuha nanjye tugakina dade dukina okay muvandimwe rero ariko mwagiye mureba naho muri kubikorera muvandi ibiko mwazajya mubikora muri mu rugo iwanyu mwakabikoza turi hano koko muvandi njye ngushimiye umwanya wigomwe ukemera ko twahurira aha ngaha koresha wagize ikinyabupfura urabona tutari inama yawe y'ubukwe abantu bapfuye kuri yuko bivuze kutisanzwe akosereje imbawe mubwire nk'ubu umugore wawe none uzaba umukorera tugomba kuba nk'abazungu twisanzwe kuki mu gifu urafata babajwe na ba mwana wanjye ese undi mukazanari iyi inama yacu inama yacu ariko ko tugize amahirwe n'umukazana akaba atari hano y'abahari mbikira twashaka tutari turutanze aho uzi ko nyine brada yambwiye ngo namara gukora ubukwe nzamuhe gift y'igipupe bazajya bararana n'umugore we kabigaseko nkake turi abazungu kuki mu gifu imyumvire y'abanyafurika igipupe umuntu w'umugabo niyo gift ukwiye gusaba igipupe cya Spiderman yego ababyara mana karame muvandimwe ikintu mbona cyo duhagarike ubukwe ariko uzi ko nkurikije uko mbonye umuhungu wawe sibyo okay Regis nose impamvu ngiyi manzi unyumve muvandimwe niba umwana atarashobora kwitekerezaho ntakubeshye none cyamugura imyenda y'imbere ubiki ntabwo mwari mubizi ndacyamugura cyane imyenda muri y'imbere mesere ese bro yo fo kurongera irishe what Jesus uko burya mbibonye mana karame wijya kure nabibonye nawe gusa umeze nk'uri kumwikuraho reka nkorohereze reka ngufashe Regis nese bari mu biki uzi ko abantu b'abagabo bateranye kubera wowe iyi ni inama ntagira igihungiye two ni ikirogorogo kimeze nk'igiti cy'ipapayi indani kiba ariko gipfuye ajya mu itabi kirahekenya hataba witwara nk'umuntu wasinze cyangwa ngo ibiyobyabwenge ndacyari muto ariko nshatse okay basinyuba ntabwo ushaka kubaha so wa bro kaka yo Basinyuba. oya yaruke bahinye rero nanjye ngo ngahura nazo ndibukana imisura akazi bishwe nagurukana amarijo zakazi imiserebaye nagurukana ibikira akazi imitubu nawe urarumbije uzi ko wagira muri kongera inuma ibisazi wamugenjeje gake tukabanza twamuganiriza ya urute ni ikibazo ubundi aho bigeze rero tuza guheza abana dusigare twenyine Regis hega amatwi mbasi hangana nk'umuntu wihanganemo gake ndashaka kugira inama wanze kumva za so iza mama wawe ugiye gushaka shaka azagukora ugutura ese bimeze bite ubundi gushaka nushaka utega amatwi iyi niryo ufite ntuzayigera azagukona nese bigenda bite bamushabura bisaba kuba seri niba ushaka isi ushaka utamwumva ariko igihe bagatukwakaneza amatwi kubaka urugo ntabwo ari imikino abagore barasazanya se nk'uko mama ajya bimbwira kubaka iyo niryo ufite yayikumaramo umwana utabwirwa yishimye n'itaribwa iyo niryo ufite yaza yasanga bamunywera igikoma yagukubita teremusi umutwe ntumbwire umuntu azagenda ajya gushaka akazi mu gitondo ngo atunge umugore azamugura igitego azajya anywera igikoma ibyo uri kwigira byigire mw'iyi minsi ariko kuba so yatekereje gushaka gutuma ushaka sibyo niba yagiye gutuma ukora have se bimena umuntu muvandimwe reka tumushyingire ariko ubundi umugore we abaye yitonde ahura n'akaga araba ari isasu ariko se kujya kuri uriya mukazana wanjye ko nabonye nawe ari ishara ni ishara ndamureba azamukira ku murongo maza ngize amahirwe umugore ubundi warishije intoki ko ari byo byiza nkwereke Regis karamizwa amabuye wamumusha ejo ntuma kugera hari imbere y'abantu twicaye mu matente nimuzabona ko Regis yaduhemukiye twibuze gushyingira rero ngo umubwire mu magambo make maremare avunaguye kandi atarambiranye ufite gahunda yo gushyingirwa cyangwa uracyari gukina ngo hari umwanya kandi ntuze gutinda impamvu rero byambayeho dufata umwanzuro utunguranye umukobwa mani niwo mubake mu biki y'amafaranga mani uri gutinyuka abwira abagabo bangana gutya bakuruta bakubyaye ngo mana ariko ya mwana wagiye wiha mwese umuntu ufata ubukene bwa papa ariwe njya kujyana iwanjye koko ese bro ntabwo umukunda ntabwo umukunda reka atemeza uzi ikibuno afite sha nyumvira wa urashize rero so n'utwo tuntu two muri high school twumva tubaga tumeze se niko ameze wakurikiye ikibuno
bari inyama gutukura yewe uwo mwubakira inzu y'uburushyi urabona umugabo arushye oya mfite imbwa mu rugo z'aba bandi uzakuzibanurira gusa mwebwe muragenda usanga sinkwanga n'izina ry'Imana ugiye gushaka ntabwo njye nakora imfura kibuno se bazakirana nibasonze nise zashaka agakobwa gateye nabi kadafite ikibuno ubwo nawe urazakurikira ngo urashaka kuza unyere kubonye umusore ufite amatuza ngwino mwibwirira ukuntu biratabaza ni icyana kizima maze ni ukuri kugendeza Umwana Regis ni icyana kizima kandi n'umwana atungana Wetin be this? Jesus. wabyeyi rero ubu turebe oya komva ubusa ibyamuzanye urabona wanyine komva gukanta wo mutandukaniye icyo mpfa n'abagore rimwe na rimwe mugira amazu bakamukaye agahindukira ameze nk'ishoka kuta mu giti mukaye kabira hindukira itaramuhindukiza ubwo urumva Regis no duhagarika ubukwe nawe uti ngo dukomeze ubu se urabona tukugana hehe oya ni mu mureka umwana w'abandi yatumye azamenya uretse kutababwiye ko yamuteye inda iki cyateye iyo nda ntabwo ariko nubwo yabacira inkono cyagenda ubu se azakugera imbere akwereke ko ayo manyanga yakora ntabwo umuntu wateye inda ukize mu gaciro niboneye umwana wo mu bakire mvuka mu gasenda gute nabura kumukurikira rego ubundi woze ubwenge sinakubwiye kuri musaza wanjye mbwiye ko papa ni umuntu uri aho ngaho w'umutindi wo kuza kuneza ibibazo oya nanone dade ntabwo ari umuti ariko ari kumbuza kwishakira sikari hanko wanjye ariko uzi ko uriya mukobwa ari urabona nshatse nanze kubivugira hano kugira ngo atanze igicucuwe ntabwo ari abagushaka aba nshatse ese urumva udafite plani ya dade ibaze ko ntemerewe no kumutegeka ahubwo uba agomba kugenda n'igikiriya ashaka mbese ibyo namwemereye yego ukuri sindakubeshya noneho mwakoze kontra ntabwo ari urukundo ntabwo ari kontra ni urukundo we niko abizi ariko bitewe n'amafaranga afite ijana kuri namubeshye mubwiye ko ngiye kumukunda wa mugani kuri iki kigo ryakwemereye iki ndavuga ko ndi ikigo ibi byose byo gukora ndi kubikorera umuryango byose uko ndi gukora yego aha rero mbwira ukuntu bizagenda we ntabwo ufite ubwenge bwubaka ntabwo mfite ubwubaka ndetse mfite ubusenya naza gutera amabuye ku nzu iwanjye amafaranga rero tuzayarya gute amafaranga icyo nshaka ni uko ngewe ngenda ubwanjye ninjira mu rugo nabyuka nkoropa simbizi nabyuka ngira nta mugabo ukoropa yanabinkoresha ndahuzwa umwana wo mu bakire ariko cyangwa ugize ngo ni nka bandi usanga n'ababyeyi bacu bavutse umwana wo mu bakire ahubwo muzashaka abakozi benshi n'amarobo byose mubishyire mu rugo ariko uzi ko buriya mama yaje kwiyambira kuri papa kugira ngo abashe kubana mama noneho ntabwo yari uwo mu gasenda yari uwo muri piripiri rwundi rwa nyuma kamurari abatindi burundu papa nawe yari aho ngaho nyine ari umuntu ari abantu b'abahinzi ari n'abakorodoni barasaba ko wacu byara papa n'umukorodoni nuko Kadete yaje atwiyambiraho ese Kadete yaje kwiyambiraho se wari wakavuka papa reka ngiye neye ngo papa yaneye ahubwo wajya uganiza ababyeyi ubwo rero ngo urasamye utajya uganiza ababyeyi kandi warasaze nukuri ntabwo ndi kubeshya pe yegama mu bwa atangiye kwiyambira ese wari uhari ntabwo muri kumuru barazineye baraziguteye bigeze uganira n'ababyeyi wowe bundi mwaganira ese ubundi kuki wanyu wa mugani muri famiye yose ari mwebwe batinde nitwe batinde nyine kwa ko turarogesha nizijya ngo urarogesha maze papa afite ku musego hari igihe tuzinda twumva mu wego byuka karaguza yambaye ubusa ariko nta muntu ubizi ninjye wamubonye njyenyine nanze no kugira abantu mbibwira ubundi tugakomeza dusunika niyo mpamvu noneho mwaguze na ya pusiyo na papa wawe twamuroze uraje wumva ibinanyire papa wawe kuba ari umukire gusa tugomba kumubona ntugire ugira hari uburyo musuzamo papa agahita amusiga utuntu ku ijosi tuba twanabivuganye nese ni ya pusi y'umukara mwabaze mukayiha papa akayirya ese urayizi nese ya pusi y'umukara ese mwayiguze papa wawe si kandi rero papa agendamo uriya ni papa wumva se twayiraga kandi ari papa agendamo uriya ni hanko papa agenda muri pusi y'umukara n'uno mama agenda mu gapusi k'urwiro ukuntu gafite amaso y'umutuku Tadine buriya niyo mpamvu ari inzobe cyokoza biravuga se ndabona yivamo ariko papa yavuye mu ipusi mbireba akimara kuyivamo ahita yamara udusupuresi twe tw'umweru ahita yashyiramo n'agashati k'ubururu n'akwambara n'agasengeri aragenda yicara mu salo ndaza ndamureba ahita anyibarisha uvuye ambwiye mvuye kureba shira wanjye muzashakana se hari ikintu umenye bagutanze ikuzimu satani ntabwo yanyemera shaza oya kubera ukuntu ugira ubwenge bukeya bashobora kuba baragutanze ikuzimu kugira ngo ubashe kugura hano wese uzi ubwenge mfite ufite ubwenge bukeya maze nira nagiye kwemera mushake indabyo zayikura ngo itengabana nawe nisigarire ituze
Bapeti ntabwo ujyagana n'abana. Bakubwire. Ndakuruta Si musaza wanjye. Ndakuruta. Suzanye ibintu Ndakuruta genda. Amase ntabwo nzanakugurira yasi. Genda ndakuruta. Nese nzayo. Nta nama nshaka kujyana nawe wowe njye ngo ndushe ubwenge. Okay, basi nabwo. Dance. Ndakugurira. Ntabwo nshaka. Ushaka iki? Spaghetti. uyu muntu n'igisiri bawe ntabwo erega jewe kubera nawe jewe wasanga afite na batatu reka nkubwire umuvuga ngo yakurikiye reka nkubwire wa mubyeyi yewe usibye kuba yisanzura hakaza akambwira ati ma hatuzi yuko nateye inda ntigaho rero mwana y'abanyakaramu ni ati nateye inda ariko papa ntuzabimubwire niyo mpamvu nabimukujije hamwe ati cyane ikiwerewere ntabwo nanjye ndikumva atatera uriya mwana ni manyanga ndamuzi naramwibyariye cyangwa ibi ni by'abayikuze naramwibyariye ndamuzi izo nama ngiye kubaha yego buriya iyo umuhungu ameze gutya utamushyingiye kare ngo agende ajye kwigira mu rugo ntabwo yazigira ntabwo yazigira mbona samye bizagiraho ingaruka nta kibazo kuko rero buriya azaguma kuza Avuga kurya namara kubyara nugira amahirwe ko abyara uriya mugore we azaba yakuze azaba yakoze kuko ntabwo azakina n'umwana kabiri gatatu byanze bikunze ese hari ubwenge azamenya bitandukanye n'uko yaba ari iwawe umwana utari kubaha se itariki y'ubukwe twarayivuze izwi mwamureze bajeyi invitation zarasohotse mwamureze bajeyi ntacyo nzabashyigikira tuzabafasha nk'uko twabyiyemeje ntugire impungenge n'ingenzi tuzabikora kuba ari kuba ubona ari umusazi ntabwo bizatubuza ibimbabaje cyane imodoka nasarire gasare utayivuga ibyo nta kibazo imodoka cyane cyane sare tuzabaha ya indi yacu uze kumva n'ibindi bintu byose ukeneye uze kuma totali nge n'amafaranga Regis Regis Nyine mwumve mbabwire nyine. byihorere urambwira iki wowe wasanga ari ibintu namuvuganye iki ari Regis n'uyu hari umuzimu urimo naba nagize ubutumwa kugawa Wawasi Regis twemeranyijwe ko nyine uyu mwana wiwe n'uriya mukobwa batazamubyara ahubwo inda bazayikuramo nabo bakagabanya imitungo ziba bwose wagashwirira uzakuremo umaze kuvanamo zinga wapfuyemo zingana wapfuyemo zingana bagabanya imitungo ahita yigarukira mu rugo azanye imitungo yo mu ariko ubundi uri muri sale nimwe ubundi uri mwabaruza oya nyine niko twumvikanye na brother mwumvikanye se nkande wowe Regis mwumvikana uri mu mishyikirano se uranyumva wajye muhamagare kuri telefone oya Regis ve hano Regis kandi mugiye ariko niba twemeye kumufasha buri kimwe cyose tugiye tumubwira kumufasha kwikuramo ubuse ko batayivanyemo nyine n'ubundi muzabimuha bagende babane Nakubwira indi nama. ubundi bazayimuha abantu batamenya ko oya umwana yunina n'uriya mwana wanjye Regis urazana mu cyama kuza hano abana bo wagira ngo nabakora ntabwo ari manyanga urumva ngo ibintu bumvika urumva ko barangije kubifatira umwanzuro ahubwo bagira ngo babitumenye ese murayikuramo umukobwa yabakunje ubundi se ibyo bintu bireba uye cyo ni icyaha bazikuramo kibi abana nyine kugira bagabanye imitungo y'uwo muntu Regis yesu uwo mwana azabagora muzamuzane tumwirere niba yabananiye ese muvandi kumva nararumbije buriya niwo warejeje ko kirumbye ari ikirara ikindi kikarumba ari igihomora ari icyohe icyanga cyarohayo aracyari umwana niyo ureka umukobwa aricuguza akazi ko rizagwa kurera nyine buze hari njyewe nta kintu Regis ndahamagarana gukuramo indurumba ari byiza wowe umaze gukuramo zingahe se gasaro zakubakira keza inzu y'uburushyi wayumvise zakubakira inzu y'uburushyi kandi mbona uzahama hawe reshirata ngababwira Reji njye nemeye kukwishyura buri kimwe cyose gani we mugabo papa ni none ujya Regis mumureke Regis mumureke Regis mumureke ndimuka bicyongo uri cyo ubwo ni ikibwana uyu mwana w'imbwa bari aguhaye iki nyina amagi umwana y'inda ziduhaye dore wonkiri niwe uri gutanga ibintu bizima bifatika nimba ndibwo uri igiki ndi kugira ngo Regis ndebe ko yajya ku murongo Regis mwemere buri kimwe uko cyose nubona ndugiyemo ibintu bankubise no kugira ngo bambwire ko nyine na reshi nagapfa gato nimwambika ingofero nzajya nubona uko bwamugiyemo inkoni byose nzajya ariko se garuka garuka yewe ntabwo muze reka mbereke muze njye kubakira wasanga harimo n'inyota iyo njye kubakiriza ibiryo by'abantu bakuru bya kinyarwanda ibyo muri resitora mureke yirire nta kibazo mureke abyirire cyane n'ubwo tubanze bishoboye cyazana amasane turajyana mwana isahani uragaruka ayo mureke abyirire bajya baza kungora rega manasi ntago wagenda utariye ngo nuko ubabaye jya wihangana umuntu w'umugabo kubyara ariko bigenda mvandi
wangaburiye kenshi wabona hariye kenshi ariko iki kibazo cy'uriya muhungu Regis rwose kingiza hamanuka kingiza akomeye izina ry'Imana kandi ko bigenda kubyara ugomba kwihangana so ntuzi ko ari kunyine nihangaye ubu nakaba njye mu bantu ngatumira kuko ngo mfite ubukwe ndi gutumira kira gihuri ariko mu by'ukuri wagira ngo wayibona byaye gasuzugura umwana asigara mu nda basi hangana ugenda uriye shibyo basi winyinyi waha kora mugenda uriye ariko biriya mukobwa ibintu yavuze ko ariko tunabiha agaciro umuntu arifata ngo indani ngo kuzayikuramo ibaze umuca abana bafite barawigira kuri bande ariko zikaje tuzabona baba mwana bacu ugasanga bari kutura mu hishuro y'ibintu by'ibiraho by'ibihomora ntabwo uzanyambarira njyaho ndi kukubeshya ariko ubundi wowe ugira ubwenge reka nkubwire icya mbere cyo nshaka abakobwa bashinguye abakobwa bo mu bakire gusa wagicucuye ntabwo nshinguye oya nyine abana biwaho umukobwa biwaho muri famiye biwaho umukobwa se usize famiye yawe gusa famiye yawe nshaka mu bukwe bwanjye nakubeshya hamase wowe ubwawe wabyawe ku giti wavutse ku giti wowe ubukwe bwanjye ko ari ubwanjye nawe ukaba uzakora ubwawe kuki uri kuja kunyicira ubukwe hanyuma kuki waje gutwerereza hano kuki utagiye gutwerereza abo bakobwa nyine nawe banza wirebe reba ifoto yawe nyifite wanjye muri salo duhagararanye ariko reba ifoto yo muri salo harimo ba Shadibu bose baje kwambara Shadibu na bene wanyu Shadibu yaza mu bukwe bwawe wowe abo nibo bantu nyine baba influencer bazajya bamfasha kubona nibuka kuko bwanjye barimo abastari ariko yuko wateye inda umukobwa ukaba ugiye ngo kuzayikuramo mukagabana imitungo mba nkubwire ntugashaka kugarura amagambo njye nayo twavuganye ntayagarura aha ni iwanyu kandi ubwene bw'abakobwa bose mwavuganaga ko nta mukobwa nkeneye mu nta nyine ni iwacu bimenye Wetin be this? Jesus. Allo? Coordinate? Coordinate sana Miya mukure mwana bazanyambarira za nshuti ze zose. Nyine abakobwa beza. Sangwa ngo ukivuga ibyo bintu nanjye reka njye kubwira papa wanjye ya mafaranga ariko ubutwerera yihorera. Urakeka papa ntacyo muvana? Ibi byose ndi gukora mu muryango. Mwaramuroze. Twaroze. Uri muzima cyangwa uracagase? Ikibazo kibaye ni iki? Uza kwicara mu bikari by'abantu waje kwicara muri salo. Ntabwo ari kwa data wacu si iwacu. Akoresha iyo wakubyaye cyangwa naragutora. Ahubwo iyo wagurutse uruhande rw'umukecuru mugenzi wawe ukaza mu bana ubushaka iki? Waje iminota 2 nkubone. Ubwo uraje ngo tukujaburire. Ndakubwiye iminota 2 nkubone muri salo. Ndaje. Wumvise? Ndaje. Kandi umusaza nawe ujye inama. Ahubwo mujyane kuko ibitekerezo afite biracurana. Ndaje ntacyo nakoze. Ngiye kundiga. Kugira ngo mumenyeshe neza ko ubukwe bwawe nimba nta burimo butazataha buzapfa. Burimo. Erega nimwe muze mukamfumvira ibiseke mukandoga. Bande bakuraga nawe nakuraga ngo ukure he. Ugira iki? Kuva wongeye gushakira umugore mukiri mwese muri kungenda aho ndabizi. Sambusa wirirwa ryawo duke twose wirirwa rya ninjye utugura ari ibintu uri kwiyibagiza. Byose uri kubikora wigura kujya muzaze munyinjire mu rugo rwanjye muri. Je nigura wowe. Wewe wigura iki? Undusha amafaranga, undusha kuba hano yezu undusha iki? Icyo murimo murakora utazi njye ndi kubona ko muri gutekereza. Nari amanido yiwanjye mukuriki. Kandi azajya ba mu cyumba cyanjye muzajya muza mu amata asanzwe. Urukumva? Yose uzayaduha cyangwa uzaduha mu karita arimo n'isukari. Amatara ahari rwose nzayabaha. Nakubwiye ngo ntari mu bukwe bwawe ntabwo bikunda abo basitari ngo aba influencer ntabwo byakunda. Ntabwo wowe urimo. Mbisubiremo. Ntabwo urimo. Nanjye mbisubiremo ndimo. Miya singushaka mukwe bwanjye. Ahubwo nanjye ubwo singushaka iwacu. Ibintu by'indani byo kuza mukuru mujya kwarura mbere y'abandi bantu ngo nuko mwambaye imyenda y'abageni. Singushaka mukwe bwanjye. Ndimo niba utanshaka ngiye ndishaka mu bukwe bwawe. Umva hano ngushyeneye uzaburi no gukora wowe kandi unahica unahakundi. Gushaka mu bikoni muterura amasafuriya. Mugenda. Nuko ye. Mukiyegeranya mukamenya ngo amashaza yabonetse. Uri kumva? Kandi mukazarya nyuma abantu bose bamaze kurya. Ndeba. Miya nzakubona urya mu bantu bariye mbere. Ndeba. Nabitekerejeho. Ako se wa mugabo we kuvuga iki nabatinde koko wambabariye ukaza tugataha ariko oya nako bagataha yaguhaye ko nawe yama ariko nawe je bari kunyanduriza intebe n'undi ura mwana wabo ni tete vide nta kintu ifitiye mu mutwe bavana bagenda nifitiye abamama bagiye kunsura ariko iki nyamara amaraso n'amaraso utewe nizaye ibintu nkubwiye byumve uyu mugabo subira mu nzu ndimo ndagana n'umugabo mugenzi wanjye umva amagambo uri kuvuga ayo magambo uziko tuyubahishije Manasi, I'm sorry. Simuvandi. I'm sorry. Uriya madamu wawe azirikana ko twonserere rimwe. Nta nubwo azi ko
ibintu ari intizanyo nta nubwo azi ko biriya ni ibitekerezo nyine narengiye kuvuga ngo by'abadamu ni ibitekerezo biciriritse reka nkoresha iryo jambo none se uko niba atari kuvuga ngo turi kubanduriza intebe ibiryo byanyu kuko nshaho sinabiriye amasa ntiyari kuyajugunya njye kuva nabaho n'izina ry'Imana ndagakubita ishoka mu kiriziya ni ubwa mbere mbonye madamu wawe ati reka abatindi be kutwanduriza intebe buryo kwanza ntabwo n'icyo byaye ndakwanza nivamo ndagukunza wa muvandimwe nawe inyubaha ndakubaha urabizi ndi murumuna wawe undusha n'imitungo ariko nanone se wakubona nigeze ngusuzugura hari umunsi umwe nigeze ngusuzugura yewe muvandimwe ubu kuko tudafite niyo mpamvu mugomba kudusuzugura ariko madamu amabari ukaza tugataha ukareka kwisuzuguza ariko nawe reka mbabwire mwihangane y'ubukwe bugiye kuba akunda kuzamo ku buryo umugore wawe agomba kuvuga ngo turabatinya ariko nise no munzara aracyari kuba cyurira titonganya ntaje nkajya kubona nkabona amagaze naho ari ihangana unagira ngo tura yawe y'umwana itazipfa n'ibiri ariko se namubyaye jenyine bugiye mu nzu ndabitekereza n'abatuka mu mwibone bugiye mu nzu aretse ukabanza mukarangira ko ngo hatangiye kuzamo imyuka ejo bundi ndi gutumira abantu ntabwo ngiraga inama ntwambwira ngo ntumira abantu wariyohereje ko ari umusazi jya mu nzu mutakubashye nyine ntiyakubashye isubira mu nzu ubundi si uro kubaha ubyaye nabi naramutswa n'abakwe ndi kukureba tekereza kabiri bite byawe ese marse tukaganira uve mu gikari cy'abantu waretse abana tukaganira mama waburetse gake bamuretse gake ubusi minota nagwaye ntakirashira umuretse dupfa ubusa ese habaye iki kandi wa mwana we ntukiye inyuma ese iyi ntabwo ari isaha ntabwo ndi kubara ugire vuba ndabashaka muri saa ndabanza umbwire banza undebe nurangiza umbwire ko ngiye mbere kujya mu myotsi bivuge usubereye kujya he imbere haki imbere nkande imbere kuri high table ukeka ko umuntu wanwereye amafaranga menshi nzajya kumwicaza inyuma yawe genza abanice kuri high table iwacu bagwaye imodoka bagwaye inzu bagwaye ibintu byose muzakenera ngomba kuba ndi imbere bitabaye ibyo ntabwo byakunda uwo byonyine ko waje nta kintu watanze ushingiye ku babyeyi cyangwa cya gipusi cy'umukara nzakica isambwe ko ariwe papa wawe nzamunangura umunsi uratekereza cyangwa ntabwo utekereza wese uratekereza niba utekereza neza ibyo ndi kubwira kuko n'ubwanjye uzicara inyuma numara kwicara inyuma ubone mu gikoni ntabwo bikunda niba bidakunda ntuzabutaho uzaguma wicaye iwanjye izina ry'Imana ni intambara kandi ubukwe bwawe ntabwo buzaba Regis ntabwo byakunda ariko uyu mwana kubyo utanyubaha nsubiza amafaranga yanjye yose nagiye ngo hanyuma bigende bite unsubiza n'igipupe cyanjye nagwaye ejo bundi kuri anniversary yawe nta bucuti rero dufitanye ubucuti bw'iki njye ni inshuti nawe gute ariko kugira ko giteka mushobora kugaragara mu bukwe ntari mu bukwe bwawe ntabwo byakunda kuzaza n'abasha dibo nyine twicaranye si ubwo gusa ubwo ejo bundi bwo niba bugiye mukajya imbere muri famiye abantu bose bari gomba kujya imbere ntajya imbere kuki umwikimbere nk'akaguru kambaye ubusa buri gihe ntabwo ushobora kumva ko ikintu cya mbere ari ukujya mu bukwe atari ukujya kwicarana abantu bakuru ntabyo kwicara ngo inyuma ngo abantu bakuru ibiki no ngomba kujya imbere nkicarana nawe nk'umugeni nka musaza wanjye bitabaye ibyo bintu ntabwo ubukwe bwawe bwaba kuko nta mafaranga ugira ntute musaza wawe no problem bravo ngewe aka kanya mbonye n'amafaranga ngiye turi inshuti ariko mu bukwe ani wacu ndi ikinege imitungo yabo yose ni ngiye yanditse ujye ubimenya ubishyiremo ubwo rutwe rwawe ariko ukeka ko iyo se ataza gufata ahantu hanini ngo yibe papa twari ko tutabakiza yiba papa wawe byaka imiryango wagabanye papa wawe yatinze mu kujya kwigira ipusi yibagirwa gukorera amafaranga n'ubundi rega abantu b'abarozi se mwagera ku kira hanyuma se abakire badafashe imiryango umwe muzagera ku kira tutagufasha mwafashije nde ibeze ko tukugize tukurekuye gato wahanuka ukahita umeneka nk'ikibuye gisanda cyangwa ikibindi ngo ngibaze ko ababyeyi banjye bangize wowe nta ruhare na ruke ubigiramo njyewe na papa wanjye na mama wanjye abana mwe we ntabwo kijyanye kandi ukajya umenya ese murapfa iki mwabana mama ubu ntacyo ndabahuretse mwabaye kino oya namwe ubwenda byatewe n'uburyo yarezwe buriya muvandimwe nakwagira ngo muvandimwe umuguranye ndamuzi buriya yababaye bikomeye yanga umuntu usuzugura nacyaye kera nkiri mu nzu yitegura yanga umuntu amusuzugura ngo ni umukene ati nzakora uretse n'ibyo arakora uzi ko mpaye ari amabati 20 nkongeraho hariya rwose umugore wanjye arashishikajwe no gukora ariko nanone gusa umuntu yakora ikira hari ibintu ariko se bigenze bite kandi bwira kiriya cyana cyawe ngo ni Regis ibintu byose byo muri kigali nabi biranangoye no kubivuga n'ibiryo nagusigiye ku meza
nabyarabiriye nese bari gukora iki hano twe turabahahira turabagaburira Regi abantu mwananiye kwitunga twe turabatunga Kadete iki ngira umugore asohoka umugabo mugagusa muze hano mwese dutahe nzahagaruka mugereze hano icyo gihuri cy'igihungu Regis cyahano wanjye turaba Ujamilake. ngeze aho nzajya ntukana rubanda hejuru yawe Wetin be this? Jesus. Nagutya ndi umugeni. ubu none runarindiriye koko amana Sikwana ko ari kwa data wacu ngomba kurya uko byakagombye kugenda kose. ku buryo dore iki gihwiri nacyo mwese nabafatana ahubwo puwe ariko si ntasoni njye mu gusuzugurwa mu kwa mukuru wanjye kubera wowe nta n'isoni mwese mushorerane nk'ibirutsi musohoke hariya kurikira umuhungu wawe musohoke mu gisohoke nta soni Papa kino kirawe ndakigira. nshaka kugihekenye nacyo Manase ndakumva niba hari ikintu kigora ni ukubana n'umuntu udashobotse agusubiza inyuma mu bitekerezo sibyo ku buryo ashobora gutera stress ugakenyuka rero reka nkubwire Manase ni ubwa mbere ngiye kubwira amagambo nk'ayo yewe urambabaje ni kubabaje kubera ko mbaye imbere yawe mu rugo rwawe umugore akadutuka turabatindi turi kumumenera intebe twamurira ibiryo turaho nkahinduka imbwa mukuru wanjye reka mbikubwire nanjye sibyo ntagufite n'ubundi nabaho nzagaruka iwawe nyuma y'ubukwe bw'umwana wanjye kandi uzana butahe uzi n'ibindi nanjye nkure mu bavandimwe bawe sibyo uvuze nibyo nanjye kukubwira nuko ntanze abantu bagufi sinzi uko byatangiye wowe uri gasongo noneho